Chérie, byatunganye bikaba neza. Ushaka kugeze vuba? Ugomba gutegura umugabo vuba. Kari, ngabo se barira. Ngabo Ngabo Chérie, petit Ngabo Karame. Karibu Chérie, ndabikwishyura bikaribu kumeza Uyu mukate uraryoshye wasizemo ubuki. Bamaze kategura ntibategure. Number 1. Ariko namufashije. Njye watetse icyayi. Uvuye kubonga ngo wamufashije. Wowe ibunga ryawe umuntu wakwicara. Ntabwo ngiye kumufasha. Nasigaye rero mbeshyira papa. Mugakwananiranye. Ndakwishyuye. Mwana we. Kandi nsubire. Uya wabinkoze bwa mbere tongera kubinkoza. Shiremara nsubire. Gadi Chérie, sawa. Kanimera bacyaye mwiyorere. Yawe iminsi yose yari weekend. Yananirwa n'iri migati. Ase mwana wa. Waga no kurya uragira icyerekezo ukazamenya uko uzabikorera. Ariko ninjya kwiga gategura uko iwawe hazabana. Mahura barya neza buriya. Sinabibabwiye. Ngo ni ibiryo ngo muri muhabura barategura ariko bategura n'ubwenge nuko umuntu azaruka ugakurikiza ibyo bakubwiye. Kumenya ubwenge kandi banarena neza. Hano hari ibiryo uburaze. Kuzinduka njya ku ishuri se mbona umwanya wo kubirya. Mukabata ibiryo biba birimo si mutegura mu gitondo n'imbuto zirimo ikibazo cyo kurya ni ikibazo. Ariye ngenda nihuse. Kagenda ntariye neza. Nzajya nkubyutsa kare. Igaragara kubikora nk'uko wabikoze. Oya mukanya ntunyishuye. Nane mama. Mpamvu umuntu akoresheje. Ni ikibazo cy'umwana. Undi ko dufite amafaranga. Nadashatse undi mwana. Niyo mwana mwadobuta cyangwa mukamubyara ariko ngiye kuba hano njyenyine mba numva binanteye irungu. Chérie, nyuma y'icyo gitekerezo cy'umwana twakiganira. Urumva uri tayari kubyara ugatwita amezi 9. Iyo bije barayiteguye ko umwana tuzamurera. Ukajya ujya no gukora nta zindi mbogamizi zikubangamiye ku mwana kuko dukeneye kwinjiza cyane. Nta kizakubangamira na kimwe mu kurera cyangwa mu mikurire y'umwana. Warabiteguye neza? Icyo kintu tuzakiganireho ubitekerezeho ubyigeho uzansubiza. Ahubwo Chérie, ahubwo twakaganiriye ku kibazo cy'umwana uburyo azajya kwiga. Urabizi ko tuzamuhindura ikigo. Hari ibyo agenewe agomba kubona. None se ku kigo wigishaho ntibabaha message y'ibintu bikenewe ku munyeshuri uzahiga? Yego, niyo mpamvu nagomba kubikuganirizaho. Ndaza kwaka ababyeyi nanakore totali y'ibyo akeneye kandi turaza kuza kubiganiraho nta kibazo. Uze gukora totali? Yego.
amafaranga arahari ariko nkeneye amanota meza mwari n'urugo urabizi amanota meza muzayambaza uzige neza mwana wanjye utsinde nkeneye amanota meza muzayambaza dore mama we muzaba muri kumwe ukomereza aho wari ugejeje ego Serine ega nkunda ukuntu nyumva madame nanjye ndakubaha nta mugore wakuruta nta mugore uzigera gusoma wabyaye umwana mwiza nawe uri mwiza sheri ndagukunda sureba ega umwana wawe aba yita kuri se akunda kuri papa we rega zubwenge mu bwa papa we urakoze sheri agira nyine gutegure ugiye ku kazi nagukererwa ngiye kuja mu kazi turaza kubonana nyuma ya saa sita niho ndaba ntegutse yego uraza kumbwira icyavuyemo nta kibazo pe saa moya zingereyeho sheri ngaho ujya ku kazi sheri kajya kuvuga nje muri dushe amazi ari muri dushe yego ngiye mu kazi turaza kubona nyuma ya saa sita nta kibazo akazi keza ko shabura nyeje cyane nyeje tugere dutahe ahubwo kiragiye waransunitse ntabwo biriya bintu byarantunguye nari ndimo niga araza arambwira ngo sinakorobye kandi buriya kugira nuname ntabwo njya mbishobora ariko ndunama nkahita numva kubera ko muno haracyarimo ikibazo yahita numva nyine mbigiye kujya ko ntabwo biratungana nkahita numva ndapfuye nabwiye ntabwo nabishobora yazanye amazi ayanshuraho buri mbaraga ngwa hasi buri cyo nkora ikintu nakoze narirutse cyangwa urufunguzo ndagenda ndi kwiruka bya basi munga kuko iyo no muguma mu maso to ibyo ari kunkora simbizi uza umujinya agira nta nubwo aba yumva agahinda umuntu aba afite sha nyine ujye wihangana niko bimera usanze yihangana ngeze byari kubateranya uzi nawe mbona kumubwira ibintu n'ubundi azambwira ni umugore we ntacyo yamutwara n'ubundi ndeba kumubwira nkabura icyo nabikora basi kubera ko waje mu kigo twabaye inshuti basi nzajya ngerageza basi wowe nyine ujye umwubaha umwereke ko umwubashye ubundi umwihorere Imana izabikemura amasomo y'uyu munsi yagenze ate amasomo yagenze neza cyane uko nyine tugiye ku ishuri bwije ahubwo reka tugende bifuza ko twakira icyanzuro njyewe uruhare rwanjye narabyemeye nk'umugabo wanjye wafashe sheri ndabizi neza ko umugabo ari umutwe w'urugo uruhare rwanjye rurakenewe n'urwawe rurakenewe cyane umubyeyi akenera kwambara neza amaraniyeri ibitenge marete nziza rwose nta ibyo we kubigiraho ikibazo dufite amafaranga turakorera umukozi umwana twarangije azaza twaramaze kubinoza neza rwose tuzamwakira neza nanjye ndi ku ruhare rwawe nzamwakira neza nta rama bizagusaba uri umukozi nanjye ndi umukozi icyo bizadusaba twe ni ukuvuga ngo umwana wacu Imana izubwo madaha Imana izaguye kubyara neza nshyikira agahinja kanje umwana wanjye ameze neza kuvuga ko yifuje umukobwa yifuje gashikiwe nifuza agakobwa nanjye mwana asa n'umwana sheri icya mbere nuko tubona umwana undi mwana nyine ku buryo ataba afite irungu nawe ngo atahe agira irungu icyo byadufasha ni uko yasanga turi ababyeyi beza kandi twubaha umuryango wacu ufite mbega hano ntitwarwaza bwaki nta byo kurya bibuze amata azaba ahari ahubwo ndakomeza nshakisha amafaranga cyane ku buryo uriya mwana uri kwiga azigera ambaza ikintu na kimwe ngo nkibure cyangwa umwana wanjye uvutse abure amata cyangwa abure imbuto nicyo ngukundira biga
umugabo mwiza, nkunda kunyumva buri kintu cyose mugejejeho igitekerezo uranyumva. Merci. N'umwana wanjye ndabizi neza yuko azabyishimira cyane kuko abaduha igitekerezo nk'umwana azabona yuko twacyumvise bizamushimisha cyane. Ubundi icyo nari nashatse mbere nashaka ko nubwo twabiganiraho n'umwana ko icyo kintu tukiganiraho turi babiri nk'umuryango, rega turi umwe, hari n'ibyo tuba tugomba kuganira umwana adahari. Rero ariko nifuza ko icyo kintu cyazagerwaho ari uko umwana abanje kugera ku ishuri, ibikoresho bye bimaze kuboneka, amaze kugera ku ishuri. Numva ko icyo gitekerezo twari tugize aribwo twazagishyira mu bikorwa. Nanjye nicyo nifuzaga, ibyo kikaza umwana ari ku ishuri. Yego. Ariko ndatekereza ko ibintu byose bimwe turi kubishyira ku murongo. Ni iminsi mike mama azatangira ku wa mbere hari. Bizaba byamaze kujya ku murongo. Nagerayo ibintu uzarimbaze. Merci beaucoup. Rero chérie, urakoze cyane, nari ku kazi, reka ngende njye guhindura imyenda. Ubundi ngere twumve nkora hano mu rugo. Chérie, nanjye ngiye ku kigo umwana yigaho kureba ko bari kumuhindurira ikigo, kuko nari nabisabye ko babimukura muri mashini bakamushyira hariya kuri Muhabura, bakuzanira uburyo bazamushyira kuri Muhabura. Nibyo ngiyemo, turaza gusubira n'umugoroba. Bye. Merci beaucoup. Wabaye iki? Amushito wanjye twari Yane se namuyoberwa kandi Ariane ndamuzi. Ese ko maze iminsi namubona ubundi ari yongera arwara amaso. Yarabuze. Ariane yarabuze. Iwabo ntawe uriyo se? Yarabuze, bose baramubuze. Nuko ndibuka twigeze kuva ku ishuri, nanjye nicyo gihe mperukiye. Igihe twe twatinze ku ishuri nyine hari ibintu twari turi gukosora, dutinda gutaha. Noneho ukuntu byagenze kuva uwo munsi sindamubona, naramubuze. None se yaragiye. Njye nicyo kibazo njya nibaza. Niwe muntu wamfashaga mu ishuri, kabaga turi kumwe. Kubera ko namufashaga agiye nk'ahantu tukajyana, urabona afite ikibazo. Indezi ubumuga bw'amaso. Tukajyana, yabaje nko kuri kantine nkamuherekeza, yaba agiye nkamuherekeza. None namubuze pe. Nanjye nicyo kintu ndi kwibaza. Cyangwa abo barimutse bagiye kurebera iwabo se? Iwabo ntanagiyeyo, arega ngiye no kuva mu rugo kubera wa mama wo mu rugo. Bari ibibazo. Ariko ibyo byihoresha. Yego nituva hano nitutaha amasaha yo gutagiye no kugera. Giye kuhita dutaha. Ngiye ntabwo nca mu rugo mu mite njya mu rugo. Nanyura kwa Ariane mbanze ndebe. Ndebe ko ari mu rugo cyangwa nimba y'amaso yarongeye akarimba bakamujyana mu bitaro mbimenye. So wabataratubwiye? Amenye. Ariko ndanyura iwabo. Ndanyura iwabo ndabikurikirana humura. Icyo kibazo cyo ndagikurikirana. Nase basi ninde muntu uzagiye gufasha hano ku ishuri. Abana abantu benshi amenda kugisha ntibanyitayeho. Basi Ariane niwe muntu twabashaka guhuza. Tubize kuri inshuti yanjye, ikintu uzazakenera cyo uzakinza upfa kumfasha mu maseanse gusa. Ariko nanjye ikindi kintu uzakenera cyose hano mu kigo ari ukuzana amazi yo kunywa, hari ikintu cyose uzakenera kuzana hano kuri kantine, kuzana nkana kugura icyayi. Ndabizi kubona amafaranga we n'ibyoroshye,
nzajya nkugurira ntuzagire ikibazo ikintu cyose mbese ujye unyisanzuraho umbwire ikibazo cyose ufite. none se njyewe ibibazo mfite ni byinshi reka uriya Ariane niwe muntu twaganiraga tugahuza ariko nanjye wambwira nta kibazo kandi Ariane nawe ndizera ko ari buboneke mu gihe gito. nakwizera azaboneka. reka ikibazo cyo mu rugo ubwo se kandi baracyagutoteza papa ntabwo arabyumva. papa nyine ntawakanga umwana we cyane ariko kubera uriya mama ntabwo ari mama usanga mpohotera akambwira nabi rimwe na rimwe n'ibiryo bikaba yanabinyima nuko nyine papa akenshi yabaga agiye nk'iyo tutaje ku ishuri nko muri wikendi papa aba ahari nk'iyo adahari kugira ngo mbone ibiryo aba ari ibibazo jya wihangana mwana jya wihangana wowe icyo ugomba guharanira ni ukwiga cyane wowe igihe ugeze gukora byose ikintu ugomba gufokasingaho ni ishuri komeza ukaba umuhanga utazacika intege kwiga niga ariko nabyo bisanga nabyo mama ari nuko nyine ngiye ngomba kubikora kubera ko nzi ko bizangira akamaro ariko nabyo ntabwo abikunda kuko niyo ndi kwiga agasanga ndi kwiga aba ari ibibazo ati kutakoze biriya akambwira nabi ejo bundi none ibintu yankoreye tegenze gute ejo bundi yambatije umubabaro yakoreye iki ibyanjye aba ari birebire umuntu ubizi nari ariko nta kibazo nanjye wanyuriramo muri make nubwo mbona amasaha utageze nzagenda ngufasha ntugire ikibazo tuzajya tubiganiraho gake gake uko duhuye tugenda tuganira mbona umwana mwiza nzabasha kukubwira byose nta kibazo nanjye nzagufasha wenda nanjye ibingwana ibyo ku ishuri ariko bijyanye n'ubushobozi bijyanye n'ababyeyi njye nta kibazo mfite ibyo nanjye nzagenda mbigufashamo kandi ujye wihangana ubuzima bwo hanze ntabwo biba byoroshye nta muntu uba worohewe ariko nyine gerageza kwihangana icyambere ufokasinge ku ishuri amasomo yawe ukomeze utsinde ntusubire inyuma kuko ejo bundi numara gukura ishuri turangije ufite amanota meza nk'uko bisanzwe uzabona akazi nawe utangire wibeshe uzakabona keza ahubwo ndetse ukuntu ufite ubwenge urabona wabura akazi hano hanze abantu bafite ubumuga nabo basigaye basoza babarwanira bashaka abagore bashakamo abakozi kandi wenda bizaba umukozi mwiza. Wowe icyambere wowe ita ku ishuri ukomeze utsinde uzasoze ufite amanota meza bizatuma nawe wibeshaho naho mukaso we mwihangane nyine ndi kumva kubera ko hano kaguru usigaye ngenda bikambangamira kubera ko numva bingoye cyane numvaga namuganiriza namubwira wamfasha ukankura kubera ko ntabwo naza ku ishuri n'inkoni isanzwe akangurira abasimbago nzajya mbasha kuyifashisha iyo byaba ari byiza nta kibazo twanagukora n'ubuvugizi hano mu kigo ubonye ko tica ana animateri ni abantu ticana ni umwana mwiza cyane ni umuntu ugukunda dukoze ubuvugizi imbago wanazibona hariya mu rugo bataziguhaye nakihangana nkayikoresha imbago kuko kugenda gutya birambangamira mba numva ndi kuvunika ntabwo nihangana n'amasaha yo gutaha arageze kandi iyo ntinze gutaha cyane aba ari ibibazo nta mukira nanjye nshaka kugenda vuba nkanyura iwabo wa Ariane nkanza nkareba ikibazo cyafite nimba ari mu rugo cyangwa yaragiye hari ikindi kibazo gihari uburyo ejo nitugaruka ku ishuri ndaza nguha amakuru ku nshuti yawe ikibazo waba ifite nimba nagiye kwivuza tuzaza no kureba ku bitaro uzaza umbwire ejo mu gitondo nzaguha amakuru reka tugendere n'abaceri mfite amafaranga adafite ntugire ikibazo n'ejo ahubwo uzaze nongeye mugurire ka cyayi hano